uriya mugabo Meshake w'inyakabuye twarafunganywe twakoranye ubutumwa kuri Simerwa twamazemo iminsi 3 kuri brigade yo kuri Simerwa. Meshake uriya musaza ariko ubu neza turayihanura badukubita batwirukana dufite utugoma. Niba ari amacakubiri n'ibihano byari mu Rwanda, Imana niyo yari bivuze ko igiye kugira gute gukuraho ingoma mbi yari iriho, yego y'ubugambanyi. Niyo yabivugaga ati ingoma ya Habyarimana ntabwo twatinyaga, twareruraga ingoma ya Habyarimana kuko ari mbi. Ndayihiritse twirirwaga tuvuga ngo igiti kiratemwe n'imizi yaki indege irahanutse. Twirirwaga tubivuga Habyarimana yishize hejuru cyane, Imana iramumanuye bakadufunga nk'iminsi ngahe. Mfite ubutumwa ku itero rya ADPR bakomere, Imana irabaziye. Nagiye kubona rohari kuri 16 z'uku kwa 7 mbona ubutumwa bwa ADPR. Nabonaga ndikurira cyane ndahantu ndikurira cyane. Noneho irangiza irambwira ati rero nje guca agasuzuguro muri ADPR. Irambwira ati itangazo muri ADPR ubabwire ngo njye Uwiteka. Nimufashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha iva ku Mana Data twese, weho umukunzi wacu. Dufashe umwanya kandi tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa uri kunyura mu buzima butakoroheye. Dufashe umwanya tukwifuriza gura n'ukuboko kweza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka, ubuzima bwawe burusheho kugenda bumererwa neza cyane. Nge wumva ndi Ngobo Kamere ya Mutewo, tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Kuri kamera turi kumwe n'umutumirwa, turagira ngo tumusabe atangire yibwira weho udukurikiye muri kano kanya. Imana ishimwe ko twongeye kubonana. Amazina yanjye rero nitwa Uwimana Marita, niyo mazina y'ababyeyi. Ndubatse, mfite umugabo umwe n'abana maze kubyara 9. Hariho n'abandi 2 ndera batari abanjye. Nabyaranye abo bose nababyaranye n'umugabo umwe. Imana ishimwe. Umwirondoro wundi nakijijwe nabatijwe 9 nibwo nabatijwe muri ADPR aho bita Cyangugu igashonga. Nkomeza ari umurimo wo gusenga n'uwo kubaha Imana n'abantu. Aderese yanjye niyo. Burya bwose ufite abana 9 rwose, abahungu 5 abakobwa 4, kandi nababyaye neza kubera Imana. Nta numwe nigeze mbagwa. Nayo ni amashimwe kandi ni bazima bari aho ngaho. Ni ukuri Imana yarabikoze. Bose bariho barahari. Barahari, umva n'abasore mundi wagiye ni barumuna banjye. Barahari. Barahari rwose, Imana yagize neza. Ako ni ibyo kwishimirwa kugira ngo ubyara abana 9 bose babyare neza, bose bakure. Ni amashimwe y'Imana n'ukuri. Imana ishimwe cyane, kandi hari n'igihe nazabyara none se ko mbona ntarasaza. Nawo napo ndimo ndacyakomeje kubyara kuko ntawo napo ndimo, kuko ubononsa afite imyaka 3 n'igice. Rero niyo mpamvu navuze ngo maze kubyara, ntabwo ari bo nabyaye, maze kubyara abana 9. Bivuge ngo ejo uzasanga ni 10 byageze 11. Imana ishimwe.
kandi bariho nubwo babaho nabo ariko bariho ndashima Imana kandi mu ishuri bafite ubwenge Imana ishimwe nta nubwo barwaragurika nta nubwo barwara Imana ihimbazwe kandi nababyaye neza sinigeze mbagwa sinigeze banshyiraho icyuma Imana ihabwe icyubahiro iyo mbabonye rero numva nezerewe kuko nta n'umuryango ubusanzwe nari mfite ndashima Imana nukuri barahari n'umwuzukuru ko wamwibagiwe mfite n'umwuzukuru urashaka kubyara kandi ndajya mbyarana ahubwo nabuzukuru none se mfite n'umwuzukuru none se njye muri Onapo maze kugera abana 9 ntaba nabwo nsebye nkoza amahano n'ubundi narabyaye niba ari uguseba narasebye mu kubyara none se oya yubyaye benshi mu Rwanda cyangwa mu bantu babakire babaturanyi ego ntabwo kubyara ntabwo ari uguseba ni ishema reka da ishema naho bivuga njye n'injuzi intambara nahuyemo nazo nabyaraga banseka mbyara banegura atuye yarasaze ubu ntiyize niyo mpamvu ari kubyaragura ese yabonye isoko nababyaraga bancunaguza ariko ndashima Imana ko umugabo atigeze agira byinubira nawe yarabyishimiye na n'uyu munsi ntawe Onapo ndimo n'ejo wakumva mbyaye undi n'umukobwa wanjye akabyara nuko kuko Imana yarambwiye ngo nayo ni impano naguhaye yikoreshe neza none se uragira nkora iki njye muri Onapo ubu ngubu kubyara nayo ni impano nayo ni impano Imana yampaye ngiye muri Onapo iki gihe abantu banseka ntabwo reka n'ubundi abarimo bazashiremo aho Imana yumva nzagarukira abo yanteganyirije nzababyara hasigaye muzamfasha kubarera uzanye agafuko k'umuceri uzanye imyenda uzanye amata bazakura kandi n'ubu barakuze bari bameze neza ko harabona ashingira abakazana harabona Imana ishimwe rero nayo ni impano ndashaka nayo kuyikoresha neza kugira nabo bazakorera Imana ndayikoresha neza nayo Imana ishimwe ko umugabo atabyinubira mbega turi ku murongo umwe ntabwo tubyinubira ntago abyinubira kuko n'Imana ibibatanga ko nashatse kujya muri Onapo Imana irambuza ari igihe ubyara atari uwo bishaka ari impano y'Imana nashatse kujya muri Onapo Imana irambwira ngo ninde wakubwiye ngo ujye muri Onapo ntujyeyo nabitekereje ntujyeyo ndakubujije irambwira ngo n'ubwicanyi ndavuga se ntaba nararetse ibyaha byose nkaba ngiye kwica nzababyara niba apfa Mana nawe uzaba usebye nibiba nawe uzaba usebye nibicwa n'inzara Imana irambwira ngo humura ntabwo bazasabiriza ntabwo bazapfa nabi nzabakuza kandi bazaba abana b'umugisha kandi benshi bazabifuza nkomeza ndibyarira rero ubwo harera Imana ubwo ndakomeje none se mvuge ntawe Onapo ndimo nta kinini nzi n'uyu munsi Imana ifunguye natwita nkagira gute nkamubyara kandi numva nkomeye yewe numvishe umuntu ufite abana 9 ngira ubwoba nyine muri Kigali none abo bose nababyariye muri kode bamvuza hinduru abantu abana benshi basenya inzu abana benshi buzuza wese abana benshi umva narahakubitiye ariko Imana ikambwira ati mwana wanjye ndi kumwe nawe aba bana n'umugisha ariko nanjye navugizwaga induru ndi muri kode abo bose nta numwe nabyariye mu nzu yanjye narakodeshaga hari naho banyimaga inzu wagize ngo ndidufite ubuhamya bwinshi hari aho banyimaga inzu bakambwira ngo reka ta abo bana nta nzu twagwa niba ufite abana benshi nta nzu yacu twagwa nkagenda hari naho nageze nkajya mbahisha umuntu yambaza ngo ufite bangahe kugira mbone inzu nkabeshya ngo mfite abana 3 wabyumvishije yazababona ari benshi rero hashira iminsi akampapiri yave ariko Imana ishimwe tubasha kubaho mu minsi mibi Imana ikabana natwe ikaturinda no mu minsi myiza tukabaho ariko iyo ntambara nayo narayirwanya ariko uzi kubyara uguruka mu mazu y'abandi ubyara uguruka mu mazu y'abandi abakwirukana abagucunaguza abaguseka uhetse utwana ariko Imana ishimwe uyu murimo wayo rero nzawukora kugeza igihe uzarangirira
kandi ndumva nta ndwara nimwe mfite ndumva nkomeye Imana ishimwe ndacyakomeje kuraje ndacyakomeje ngewe ntacyo nakubwira kuri iyo ntego komeza umurimo w'Imana ukomeze ukoresha impano Imana yaguhaye ni ukuri itazakubaza icyo wamajije itarahana itazasanga warayitabitse oya ngomba kuyikoresha neza ntihazaburamo nka 5 bajya mu ijuru cyangwa 10 cyangwa bakorera Imana ngo nubundi aho ngeze ngomba kuyikoresha neza none nayikoresheje nshonje mbabaye nambaye ubusa njye ubusa na n'uyu munsi rero ngomba kuguma nyikoresha kugeza igihe Imana izangira neza cyangwa iyo mpano yayo ikagira gute yo kubyara ikayihagarika ngasigarana yo gukorera Imana nsengera abarwayi nsengera abantu Imana ishimwe n'ubu ndakomeje none se ko nta binini n'ubu inda yajyamo ntayo nakuramo namubyara. uvuze yuko kavukire ari Icyangugu umugabo witwa Meshake uramuzi? Umugabo bita Meshake ahubwo nzashaka nomero ze njya mubona kuri YouTube nkamubona. Uriya mugabo Meshake w'inyakabuye twarafunganywe twakoranye ubutumwa twakoranye ubutumwa 9 kuri Simerwa ari bubyibuke nge nari nkiri umukobwa turi kuvuga ubutumwa mu muhanda icyo gihe hariho za burigade baradufata baradufunga ati ibyo mwabikuye ibyo muri kuvuga ibyo mwabivanye uri kubyumva ubwo butumwa bwavugaga ntabwo mvuze nta kibazo ntabwo mvuze bwari ubw'icyo gihe nyine twamazemo iminsi 3 kuri burigade yo kuri Simerwa Meshake uriya musaza ariko ubu ntabwo yamenya iwabo ni Nyakabuye ubu ntiyamenya ariko twafungiwe kuri Simerwa icyo gihe tumaramo iminsi ingahe ni 3 rero nge nigumira muri ibi ngibi nigumira hano iwacu muri ibi ngibi ntabwo nashatse kugira gute ariko turaziranye cyane uriya musaza kandi Imana imuha umugisha imwongerera imbaraga yakoreye Imana mu bihe bibi yewe nageze aho nkajya ntinya 94 neza turayihanura badukubita batwirukana dufite utugoma ubwo rero uriya turaziranye ndamuzi cyane uramushuhuje ndamusuhuje mu izina rya Yesu amahoro y'Imana n'imigisha itanga n'agakiza gafatika bimubeho kandi akarusho azabona Imana azabona Imana ntabwo ari hano mu isi ijuru azabona Imana niba ari ibyaha byari bigwiriye mu Rwanda niba ari amacakubiri n'ibihano byari mu Rwanda Imana niyo yari bivuze ko igiye kugira gute gukuraho ingoma mbi yari iriho yego y'ubugambanyi niyo yabivugaga ati ingoma ya Habyarimana ntabwo twatinyaga twareruraga ingoma ya Habyarimana kuko ari mbi ndayihiritse twigaga tuvuga ngo igiti kiratemwe n'imizi yacyo indege irahanutse twirirwaga tubivuga mu masoko hehe indege irahanutse igiti kiragize Habyarimana tukanavuga ngo Habyarimana yishize hejuru cyane Imana iramumanuye bakadufunga nk'iminsi ngahe Imana ikadukuramo tugakomeza rero ni ingoma mbi yari iriho Imana yari irambiwe nubwo hagendeye abanyarwanda benshi binzira karengane ariko niriya ngoma mbi n'ibyaha byayo Imana yari irambiwe niyo mpamvu rero kandi twarasenze ngo bikurweho iratubwira ati hoya ahubwo abanjye nzabarinda kandi n'abageni benshi ngize gute ndabacyuye niko Imana yatubwiraga rero ntabwo twahagarika iki umugambi w'Imana. ndumva ibintu byo gusenga ubimazemo iminsi ubimazemo igihe kuvugana n'Imana ubimazemo iminsi ubimazemo igihe se wenda ni nk'izihe ngaruka ujya uhurira nazo mu murimo w'Imana? Ngewe mbimazemo iminsi ingaruka mu murimo w'Imana akenshi ni ubukene nta yindi ngaruka ni ubukene kuko nta mafaranga nsaba ntegereza igihe umuntu ari bwibwirize niyo atibwirije nyine akagenda
ingaruka ni ubukene nta kindi nkura mu murimo w'Imana. Ni ubukene kubera ko nciye amafaranga nayabona ariko Imana yarambujije. Imana yambujije iti ntakagire n'umuntu usaba n'igiceri cy'ijana, njyewe ubwanjye nzakwihembera, nzakoresha abantu, nzakoresha abakomeye. Ndabirindiriye rero, ndabitegereje. Niyo ngaruka mpura nayo muri umurimo w'Imana. ubwo twari inyuma ya kamera uragira uti mfite ubutumwa ku itorero rya ADPR. Mfite ubutumwa ku itorero rya ADPR. ADPR bakomere, ADPR baha Imana icyubahiro, Imana irabaziye, amasengesho basenze Imana yarayumvishije. Ubwo butumwa ndabufite. Yego. Nibashikame bakomere kandi bayikomezeho kuko Imana ije kubagirira neza. Nagiye kubona rohari kuri 16 z'uku kwa karindwi, mbona ubutumwa bwa ADPR. Nabonaga ndikurira cyane ndahantu, ndikurira cyane. Bane rambwira ngo ADPR bafite amarira menshi, barasenga ariko ntibasubizwa. Barasenga ariko Imana basenga ntabwo ibiyereka, ndetse n'ibyo basaba ntabwo babihabwa. Abariko Imana imbwira, noneho irangiza irambwira ati rero nje guca agasuzuguro, nje guca agasuzuguro muri ADPR. Irambwira ati tangaza itangazo muri ADPR, ubabwire ngo njye Uwiteka nje gukuraho ubukene bwose ku buzima bwabo. Amasengesho basenze narayumvishije, amarira barize narayumvishije. Neno njye Uwiteka ndahagurutse nje gukura igisuzuguro cyose. Ngiye gushyiraho inzira buri wese azagiramwe umugisha, buri wese azaboneramo ubutunzi, buri wese azaboneramo amafaranga. Babwire ngo ikibazo cy'ubukene muri ADPR ngikuyeho. Niko Imana yambwiye. Irambwira ngo kubera yuko nabonye agahinda, umusore ushaka gukora ubukwe abura inkwano kandi ari umuririmbyi wanjye. Umukobwa ushaka gukora ubukwe akagira ubukene, agakundwa n'abandi bafite ubukene, bakabura uko bakora ubukwe ngo bankorere, bose bakoze ubukwe. Ibyo byose nkabibona bikambabaza ndi Uwiteka. Ariko ugenda ubabwire ngo nje gushyiraho inzira kugira ngo bakwe bashyingirwe. Ngiye kumenyereka mbona hari uwagiye kwa sebo ko asaba ideni, bamushyingire ku ideni ko azayazana kugira nyine ngo akore umurimo w'Imana akiranutse. Noneho inyereka ko Satani yafunze amayira yose, arinze agira umwuzukuru atarajya kwishyura iryo deni. Imana irambwira ngo rero byarambabaje ibyo byose, n'abandi bashaka gukwa, n'abandi bashaka inkwano bakazibura, bigatuma mu itorero babibigugu by'abasore n'abandi bakabibigugu by'abakobwa. Irambwira ngo nyine utangaza iryo tangazo ko nshyizeho urugi rukinguye, ngiye kubaha ubukire. Irabitsindagira ati ngiye kubaha ubukire ADPR. Gusenga kwabo narakumvishije, abakene barimo, abasore barimo, abakobwa, numvishije gusenga kwabo, nje kubaha ubukire. ADPR yose ahiva ikagera, Imana irambwira ngo ibahaye ubukire. Imana ishimwe rihabwa icyubahiro ko yumvishije gusenga kwabo. Yumvishije gusenga kwabo, aribwo ahisimpa na ririya jambo. Ibyahishuriwe Yohana igice cyaho cya 3 umurongo waho wa 7 kugera ku wa 8 haravuze ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya uti uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawubasha kurukinga. Kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Amen. Aha, ayo niyo magambo Imana yambwiye, kandi abayumva bayasomere abandi. Imana irambwira ngo kuko bitondera amategeko y'Imana, kandi ni ukuri barasenga, ishyize urugi rukinguye ku buzima bwabo. Irambwiye ngo ni ukuri iyera y'ukuri, ikingura ntihagire ukinga, yakinga ntihagire ukingura. Ni ukuri ngo iraje muri ADPR, kandi ije kugira gute kubaha umugisha kugira ngo
ibyo basengeye byose yarabyumvishije ije kubikora. Rero iryo jambo ntabwo nabasha kurisobanura, ariko abaryumva bajye barisoma barisomere n'abandi. Uwera w'ukuri, uwera w'ukuri, uwera w'ukuri aje ku buzima bw'abadeperi bitondera amategeko. Ntabwo ari bose, hari umwadeperi utitondera amategeko y'Uwiteka. Iravuze ngo uwitondera amategeko y'Uwiteka, uwera w'ukuri araje ku buzima bwe. Imana ishimwe rero, ayo iryo jambo niryo Imana yampaye ngo nzarisome, kandi ndetse no mu nsengero bashaka bazaryigisha barisome, babasobanure neza. Uwitondera amategeko y'Imana akagerageza kwirinda ibyaha n'igisa n'ibyaha, akiringira Imana yiwe ibihe byose, uwo nguwo Uwiteka araje kumushyira urugi rufunguye imbere ku buzima bwe. Aje kumugirira neza, bose babirebe. Aje gukuraho igisuzuguro cy'ubukene muri ADEPR. Imana ishimwe rero kandi ihabwa icyubahiro. Abadeperi igihe mwasengeye, igihe mwahamagariye Imana, igihe mwagiriye mu butayu, igihe mwagiriye mu byumba, igihe mwagiriye mu nsengero, igihe mwabwiriye Imana ngo ibakureho igisuzuguriro, uyu munsi iraje. Uyu munsi iraje, igihe bahamagariye Imana, igihe barize, igihe bamaze ku musozi w'ubukene bazenguruka ubutayu bamanuka ubundi, Uwiteka araje. Bicwa n'inzara, Uwiteka araje bacunaguzwa, bambara utwenda tubi, kandi bafite Mwuka Wera, bafite ijambo ry'Imana, basengera abandi bikaba. Uwiteka aravuze ngo araje nabo kugira ngo abagirire neza. Araje yumvishe gusenga kwabo, araje abarenganure, araje aho basebeye abariho abahera ijambo, abahera agaciro. Uwiteka araje. Nibakomere, nibahumure, bakomeze bayiringire, bakomeze bayizere. Iraje gupasura inzira ku buzima bwa buri wese. Witondera amategeko y'Uwiteka. Uwera w'ukuri, ukinga ntihagire ukingura, yakingura ntihagire ukinga. Aje gushyira inzugi zikinguye ku buzima bwabo. Imana ishimwe, ihabwa icyubahiro. Ubwo nibwo butumwa Imana yampaye ngo mbutangaze. Ndumva niba nta kindi twasoza dusenga. Nta kindi, reka dusenge dushime Imana, tuyitegereze ko igiye kubikora. Yego. Mana turagushimiye, uri inyembaraga kandi uri nyabubasha. Ubu bwoko bwawe bwakwibanzeho, ubu bwoko bwawe bwanyagiwe n'imvura, ubu bwoko bwawe Kristo bwarashonje, ariko bukomeza bugusenga, bukomeza bwitondera amategeko yawe. Neno Nyiringabo, ndasenze buri wese witondeye amategeko yawe, akakwizirikaho Uwiteka we, umugirire neza nk'uko ubivuze, umuhesha agaciro. Nyiringabo we, umukingurira imiryango ikinze. Mana ndagushimiye rero kandi ndaguhimbaje, kuko wumvishije gusenga kwabo, kuko wabizirikanye ukaba ugiye kubihesha agaciro. Ngaho bagirire neza kandi ubarwanirire. Wumva buri wese iri jambo rigira aho rimukura kandi rigira aho rimugeza. Yambara imbaraga, komeza gusenge kwizeye, hagutegereje kuko uri mu ruhande rwiwe. Ngaho turinde muri rusange, uturengere, udutabare kandi udutabare Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, udutabare kandi utugirire neza. Mana nsenze nizeye kubyumvishije kandi ubikoze ku bw'izina ryawe ryera Yesu. Amen. Amen.